Nongeye kubasuhuza cyane mwese mukurikirana Voice Rwanda TV. Dutangiye isomo kwiga kudoda season ya 30 episode ni ya 8 aho turi kwiga kudoda ijipo yacu muri kureba hano. Ni ijipo ifite moderi mwarayibonye bari kwatangiranye kuva muri episode ya mbere kuri season ya 30. Abo twatangiranye mwabonye ukuntu kwagiye dukata zino vora ziri hano. Ubu ngubu turimo kuzishyiraho ari ama moderi y'uturiba muri kureba hariya. Sasa rero nta gutinda dore ngizi hano vora uko zimeze imbere ndetse n'inyuma ni vora zigiye zitandukanye. Ubundi mumenyereye yuko ngo wenda niba ari biye ngo ugenda ngo ari vora imwe. Uyu munsi rero ino moderi yacu ifite utuvora twinshi tugiye duhuye tukavamo nyine igice kimwe cyo hasi aricyo kiri muri kureba. Rero ni ukuvuga ngo ibyose uri kureba hano ni incamake we mushyashya we dutangiranye ndagushishikariza gukora subscribe nimba utarayikora, kandi ikindi unarebe neza yuko uri muri groupe kuko mfite nimero ya groupe aho ngaho ushobora wenda kuba uyirimo warabonye indi video yanjye ukanyandikira ukayijyamo biba bihagije, ariko hari ukuntu ubona iyo nimero yanjye utavuga ati iyi groupe y'amasomo ntago nyirimo. Dore ngiyi nimero unyandikire ngushyire muri groupe, ni groupe y'amasomo, ni groupe y'abandi batayiri bagenzi bawe muba muganira munungurana ibitekerezo. Ibyo uri kureba hano rero ni incamake, harimo ibyagiye biranga ino jipo ibyo twakoze, harimo ibyo uri bubone ukabona ko utarabibona. Ubwo ndimo ndabwira umuntu turi kwigana twatangiranye akantu ko kandi wowe mushyashya ujye gushaka episode ya mbere utangire aho twatangiriye nibyo byiza. Ninjya gusoza nzasoreza hano ndi gutera imashini. Ijipo yacu ihita yuzura dore ngiyi ririya riba rero twararyize muri season ya 29. Umuntu ukeneye kwiga iyi moderi y'iriba uko bayikora ujye kureba season yabanjirije iyi ngiyi urahita ko ubona uburyo ki wakora muri ndiriba ya. Rero nta gutinda reka mpite natangira nanakomeza twagarukiye. Wabonye moderi narajyanishije, wabonye yakareba ko nari keza hano misa nkomerezaho nta gutinda. Ni ukuvuga ngo ndimo gutera ndiriba nk'uko nabivuga mu kanya. Ehubwo ati iriba kwitera rero ntabwo biri buze koroha, gusa turi hafi gusatira ku musozo. Urebye ntabwo hasigaye episode nyinshi ariko nta nubwo ari nkeya, bivuze ngo rero bidatinze tuzagera ku musozo ijipo tuyisoze. Season izakurikira ndashaka ko tuziga ishati ya kinyeshuri, ntabwo turayiga na rimwe. Tuzakora agashati k'ishuri. Mu muntu ukuntu wajya ukora agashati k'ishuri ushaka kuba ufite umunyeshuri cyangwa se wenda ukiri na muto utari wagira umuryango, ariko ntibivuze ko muri ka kazi kawe utazabona abakiriya bakugana harimo n'abanyeshuri. Ukeneye kwiga rero ukuntu twakora ishati ya kinyeshuri. Nimba utayizi wayiga, wowe uyizi ndabyumva ko uri kuvuga ati n'ubundi ndayizi nushaka uzayihorere, ariko ujye umenya ko hari abandi batayizi. Ibyo ngibyo ugomba kubimenya. Ahangaha rero hano nyine hano hantu hameze nk'aho hikase niho hagorana mu gakeya, ariko ntabwo ari kimwe na kwa kundi haba hari inguni. Urabona ko nyine riba imanuka ihita yikata kuriya, ntabwo bigomberera ngo koza inguni ngo ahantu hasongoye bimwe natangireho cyagiye bwa mbere muri episode yabanjirije ngiye mujye kubireba. Ndi kuvuga ngo nkangangiye gukora inguni rimwe na rimwe tukabona ko bidasa neza ukurikije uko hano nabikoze. Gutya nakase nyine akantu kameze nka nyine ahantu hameze nka hikase nibwo bisa neza kurenza kwa kundi haba ari inguni. Bino byose biragaragara. Ndakomeza tunaganira nta bisobanuro byinshi bihari. Narababwiye ati mwisomo kwiga kudoda akantu ko kandi kuba turi gukora ibintu bidafite ibisobanuro ntibivuze ko mwarimu yihutisha isomo cyangwa se ngo aritarutse. Ngomba kugendera ku mategeko y'isomo turi kwiga. Ni ukuvuga ngo nimba ari akantu ko kandi ni akantu ko kandi, nimba ari kwiga moderi ndihutisha ntaruke nta kibazo rwose, ariko nimba ari akantu ko kandi ugomba kwishyira mu mwanya w'uko ahangaha ari uri ku mashini uri kubidoda. Noneho kubwiye ngo ihutishe wishyira mu mwanya w'uko hari undi muntu uri kuza kubwira ati wakihutishije. Nimba uzi neza ko wasubiza ngo ntibyakunda ngo se urumva ibyo byo gutekereza byashoboka, nanjye utekereze ko ariko ngiye kugusubiza. Ntiwirirwe ubimbaza kuko nawe igisubizo urakizi. Gahoro gahoro kuko urimo kubidoda hano ntabwo wataruka. Ndabizi hari abantu bari kwihutisha video ariko ibyo bintu ntabwo ari byiza. Dore nimero ya groupe y'amasomo, groupe yo kuganiriramo. Ubu groupe zabaye ebyiri. Ndagushyira muri groupe y'amasomo itaganirirwamo icamwe amasomo gusa, ni groupe isukuye imeze neza. Nkongera nagushyira muri indi groupe ya kabiri irimo abandi batayeri nyine cyangwa se bamwe bari muri groupe y'amasomo batemerewe kuvugiramo, ngakora indi groupe nkabashyiramo kugira ngo bajye bavugiramo nta kibazo baganire. Ufite ikibazo kivuge. Iyo groupe ni nziza, buri muntu wese nayimushishikariza, ni nziza, nta n'umuntu n'umwe wanenga iyo groupe yayigezemo. N'umuntu wese yivuyemo ko bw'impanuka foromasi telefoni yasibye WhatsApp akora ibishoboka byose akayisubiramo.
wabonye hano tereka nika gapande ko hagati na hagati, niyo mpamvu nakazengurukije amariba hose usibye hejuru niyo mpamvu naharetse nuko ariho nzacomeka ku gice cyo hejuru cyo kwijipo. Ibi ngibi biragaragara neza cyane. Hano ndacyakomeje. Hano gapasi rero ni ukuvuga ngo ngewe hano murihangana nta peteroli mfite. Rero kubera ko nta peteroli mfite hafi, wenda nshobora kuyitumiza ngahita nyizana noneho ahangaha, ariko bihuriranye nyine peteroli itari hafi. Kiriya gipapuro ndi kwibaza ukuntu ndi bugikureho. Narababwiye ati wakoresha uburyo bugera nko muri butatu butandukanye cyangwa bubiri. Ni butatu ariko bubiri nibwo bukora cyane. Uburyo bwa mbere ufata peteroli ugasiga ku ruhande rutariho kiriya gipapuro ariko nyine ku gipapuro. Bivuze ngo igipapuro kiba kiri ku bwiza, ndajya gusiga ku bubere ko ku gipapuro. Se n'usiga agapeteroli gakeya nyine mbere nko ntosa ku gitenge ho gatoya. Igipapuro kigahita kukikuraho ako kanya. Uburyo bwa kabiri, fata ipasi utere hariya hari igipapuro ariko ntukoze ku gipapuro nyirizina, ahubwo uhita utera ku rundi ruhande rutariho igipapuro ariko ukoze ipasi ku gitenge ariko hamwe n'umundi harimo igipapuro duhinduye. Igipapuro kirashyuha kigashyuha, none icyo nakwita bwabumara bwacyo bugashiramo, ubwo uhita ugikuraho kora bigahita bikonda. Ariko ibi ngibi nabyo bikunda guteza impanuka rimwe na rimwe, ukagikuraho nabi cyangwa ntikibanze gushyuha cyane bikabije, noneho rero wagikuraho hagasigaho icyo nakwita ikizinga. Ni bibi. Rero ni ukuvuga ngo iyo ugikuyeho gutya nyine biba byiza ufite utuvuta hafi kw'imashini ugahita usiga hano cyari kiri, kuko wenda nubwo nyine kiba kivuyeho nta kibazo, ariko hari ukuntu ashobora gusigara icyo nakwita mbyite gukore amazizi mbyite gute, ku buryo biramutse bise bisa nabi ku bw'impanuka bihita biteza ikizinga. Ariko uziho utuvuta tw'imashini bimera nk'aho bidahari, nta kibazo bipfa guteza. Ubwo ni uburyo bwa kabiri wakoresha mu gihe udafite peteroli hafi. Ubwo ni amavuta y'imashini agikuraho, niyo wasiga amavuta y'imashini gusa ku gipapuro. Ariko nyine bisaba ko igitenge gitosa, ukahatosa kandi ukagenda unavuguta ku buryo bugaragara, uvuguta nk'ufura umwenda, icyo gihe igipapuro kivaho. Ubwo ni uburyo bwa kabiri bukubiyemo uburyo bubiri mbasobanuriye. Uburyo bwa gatatu ni uburyo yego bakoresha ariko oya ni uburyo bubiri gusa da, nari ngiye kubyitiranya. Gomba bwiye uburyo bubiri, nako butatu navugaga, na peteroli bwa mbere, bwa kabiri pasi, bwa gatatu amavuta y'imashini. Nibwo buryo butatu bukoreshwa bwizewe kandi burutanwa bitewe no kugiye kubikora. Cya gipapuro kindi reka nkihorere ngikuye ku ruhande gusa, hano hade nzashyiraho agapeteroli. Nibyo byiza, reka ndeke kwirirwa ngikuraho, nzagikuraho nyuma ningikuramo bireba ni sawa, ningikuramo mutanabireba nta kundi, ariko nibyo nshaka. Noneho rero iyi ni yavura n'ubundi yo hagati na hagati ku kindi gice gishobora kuba ari icy'imbere cyangwa ari icy'inyuma, gusa icyo nakubwira cyo izi vora zirangana. Zirangana, ntabwo wavuga ati ni iy'imbere iriya ni iy'inyuma, zose zirangana, yaba na zimwe zo ku mpande zirangana, gusa nyine zo hagati na hagati n'izo ku mpande biratandukanye, ntabwo bingana. Ni ukuvuga ngo aka ni agace ko hagati kazenguruka riba ahantu hose, uramutse ukitoregeje na kakandi ko ku ruhande ntabwo bingana, ariko ibice byo ku mpande byose yaba imbere cyangwa inyuma byose birangana. Ni ukuvuga ngo ibyo ku mpande bingana kwabyo n'ibyo hagati bikangana kwabyo. Wabyumvishe? Noneho uburyo butemewe navugaga mu kanya, ntandacyatera yarebo kwa kundi pasi iri kuyika ikandura, burya kugira ngo yihanagure abenshi bakoresha kembe, ati nyine barakuraho ibyafasheho, gusa nyine urabanza nimba wenda byarafashe hejuru n'umunsi akaba ari noneho ikintu ukurura yicomeka ku muriro, cyangwa se ishyushyeho gatise n'ishyuha, noneho bimwe byafasheho bisa n'ibyoroha cyangwa biyayoboka, ushyireho akembe bihite bivaho. Ubundi uburyo bwa mbere bakoresha, ariko benshi nako bamwe mu babukoresha bavuga yuko ubwo buryo ngo bwangiza ipasi, ngo buri kuyikobagura buri kuyica, ariko ubwo buryo nibwo benshi bakoresha. Uburyo bwa kabiri ni ugufata akantu, hari akantu k'agaseno ngo bakubaho, njya mbyumva, ariko ubona bwo sinzi uburyo bwabwo, ariko nyine ngiye nkoresha kembe, nyine niyangirika izangirike nta kundi, nibwo buryo bwihuse nkoresha. Uburyo bwa gatatu ni uburyo bubi cyane kandi benshi bamwe na bamwe bakunda, handa cyatera deba nyine no kubisobanura aho mbivugaho. Wakabaza ngo ni ubuhe buryo? Ni ukuvuga ngo hari abantu bavuga ngo ibinini bya paracetamol
paracetamol ni ibinini bivura umutwe. Murabizi neza iyo tuvuga ngo umutwe uri kuturya, hari abambwira ngo ntabwo nzi kuvuga umutwe, ngo mvuga umukwe da. Nyine mu byihanganira, hari umuntu umva turabisereraho buri munsi niko nabyita n'intambara, ngo bavuga gutya, bavuga umutwe ntabwo ari yego ko ni gutyo rero mwihangana. Ni ukuvuga ngo rero biriya binini bivura umutwe cyangwa se paracetamol, hari ababishyira ku ipasi ngo bikuraho kuri ipasi iba yanduye igasa neza, ngo bikubaho gusa nyine ngo biranuka. Iyo ubikubyeho kuri ngo bihita bizana impumuro itari nziza, ariko ibisanzwe biravura. Kandi iyo turi kubirya kugira ngo dukire, tukabinywa n'amazi cyangwa ukabinyweraho cyangwa ukabirisha icyo unywesha ibinini, ni wowe ubizi, nta kibazo rwose, nta kibazo bitera. Ariko nyine kuri ubikuba ku ipasi bihura na buriya bushyuhe, bihita bihitana impumuro itari nziza. Ibyo bintu hari abantu bakoresha ibinini gusa ntabwo mbibashishikarije. Oya, biriya biba byarakoreye kuvura, ntabwo ari guhanagura ipasi, uba uri kwangiza imiti. Ariko wari uzi ko buriya paracetamol ngo ntabwo zihenda, ndumva zigura nko muri za 200 gutyo muri uno mwaka turimo niba ntibeshye. Ariko buriya uyivuga ngo 200 ni make, buri umenye ko hari n'umuntu warwaye kandi yazibuze, wenda afite 100 gusa, naryo ntaryo afite, ya 200 yabuze. Naho ubundi wowe ngo ufite ngo n'ubundi ngo sinazibura, ngo mu rugo zirahari, ngo hari izagize grante, ngo hari izabaye expired, ngo nizo nakoresha. Oya, n'ubundi ukubona uzikoresha akubona nk'umuntu uri kwangiza imiti, akubona nk'umuntu uri guhemuka. Rero niyo bavuga ngo ati byo kuvuga ngo zabaye expired ngo ibiki, none se umunsi ejo izongera ikandura ipase, bya binini hora bikoresheje uzajya kugura ibindi, ngo nuko bidahenda, ngo wowe ngo ufite agapaki waguze gutyo uri kwangiza imiti. Mwabyumvishe? Hari abantu bagira babikoresha, mbabwiriyemo, nizere ko mwumviyeho. Mujya mugerageza nyaboneka, ibyo bintu nabibishishikarije bamerera nabi. Hari abanyumva bakandakarira cyangwa bakanabigira birebire. Turumva ukuntu banyobye abantu bazajya bajya muri farumasi bagura ibinini byo gushyira ku mapasi kandi n'ibyo kuvura. Mujya mugerageza nyaboneka, ndabakunda riga, ntabwo nabagira inama mbi. Wenda hari uwavuga ati ese ungira inama urandota, ungira inama muri rwego kunyigisha birangiriraho, byo kungira inama byo byihoreze. Oya, ntimugatekereze gutyo nyaboneka, kubera ko buriya bajya bavuga ngo waba muto waba munini cyangwa ngo wajya ngo akazu gato ngo kagira ute. Sinzi ukuntu bajya babica mu migani, bishatse kuvuga ngo rero uko naba ameze kose, nshaka kuba ndi umwana, wenda uri umuntu mukuru, ntibivuze ko inama nakugira utayumva. Kuko nyine kuri kino gihe benshi kwemera biragorana. Nimba umuntu umutsinze wenda ukamwohereza ukuri, mwari muri kuyara kukuburanya akitwaza ngo ndi mukuru, ngo ni gute umwana ngira inama. Yako ibyo bintu ntabwo ari byo nyaboneka. Nimba wenda udakeneye ko wenda abantu babona ko babifata ukundi, ati reba ukuntu umwana akugiriye inama, nibura ijijishe basi witurize, cyangwa wowe uvugiye mu tundi tuntu wigire nk'utabyumvishe kandi wabyumvishe ariko utagiye kuburana. Si byo byiza se? Ibyo bintu nibyo byiza cyane, ahubwo binafasha benshi. Hano ndacyakomeje. Gahoro gahoro, kwiga akantu ku kandi, gutaruka ntago byemewe. Kababwira inkuru nziza. Wari uzi ko ibintu byo gukora imashini nabyo ndi gushaka ari amasomo nyine rega buriya isomo ndihagaritse bitewe n'impamvu runaka. Hari ukuntu mba ndi gutegura irindi, kuko njye ndigisha mu byiciro byinshi, cyane cyane ko mumenyereye kudoda akantu ku kandi. Hano kwiga moderi ni isomo riza rimwe na rimwe. Kwiga gukora imashini byo ntabwo nakubwira ngo ngira igihe cyabyo, ubwo iyo mbonye uburyo mpita nkora agasomo. Kwiga gukora ibikapu nabyo bigira igihe cyabyo, iyo muri icyo gihe ndi mu minsi yo gukora ibikapu nyine biba ari ibyo. Rero kwiga ibintu byinshi. Nuba naje mu isomo ryo gukora imashini ukabona hasize icyumweru ritaje, rimwe na rimwe hari igihe hari ikibazo cy'ubushobozi. Burerega ibintu bigeze neza cyane, nanjye nta kintu mwamburana. Ariko nyine ikibazo gushyira hamwe tukumva ibintu kimwe, nicyo kibazo kindi ku rundi ruhande. Nta tegeko ribirimo kugira ngo wenda ugire icyo wabikoraho. Mbega nyine muri make ibintu byose ni uburenganzira bw'umuntu. Gusa icy'ingenzi kiruta ibindi, nimba ukunda n'amasomo yanjye wiga hano, gerageza ujya muri groupe y'amasomo kuko nayo iragufasha. Ibiramo byinshi kandi by'ingenzi. Ndashaka ko iyi channel izigisha imyuga myinshi mu hazaza. Buriya ngubu turi mu kudoda, ndashaka no gushaka umuntu uzi gusuka wajya mfasha gukora utuvideo two gusuka. Noneho rero ndashaka umuntu uzi ubwubatsi, azagira utuntu yambwira nasangiza abantu.
uzi wenda guteka agira utuntu yateka ariko mu buryo nyine bwo gutegura video umuntu ufite ibikoresho bihagije, atari kwa kundi umuntu ajya guteka ibintu nyine ugasanga nta bikoresho bihagije bihari. Wenda ngashaka umuntu uzi n'utundi tuntu, ariko kuboha byoho n'intoki koroshi rwose mbirimo. Abantu mukeneye kwiga koroshi y'intoki mumenye neza ko ni igihe gito cyane ayo masomo mukayabona, ariko nyine namwe ntabwo muri benshi cyane ko ibyo bintu ntabwo biratera imbere ku rwego rwo hejuru. Ubu usanga abantu benshi bakunda kwihutira kuvuga ati ndashaka kujya kwiga kuboha, bamwe na bamwe ngo kudoda ngo wapi ngo ni ibya bose. Nyamara kuboha kuko nyine benshi mutabishyiramo imbaraga ngo mubibereze nyine mubyiteho cyane, ubu usanga kuri kino gihe bikorwa na bake. Ariko hari n'igihe mpura n'abandi bantu ati njyewe ndashaka kwiga umwuga kandi ndiga kuboha. Mu gihe ngiye mwarimu wanyu nzi kudoda nzi kuboha byose ndabizi, narabifatikanyije. Bivuze ngo rero habonetse uburyo bwo kuboha naboha, habonetse uburyo bwo kudoda nadoda. Iyo myuga yombi uyihuje ni imyuga igendera rimwe, ndetse ubaye wamenya n'agakorosho kagashyiraho byaba akarusho. Njye koroshi ntabwo nyizi, ariko kuboha byo ndabizi ni imashini. Bivuze ngo iyo ni imyuga ukeneye, waba uri umutayeri waba utari umutayeri, iyo ni imyuga ukeneye kuko byose bijyanye n'ibintu by'imyambaro. Buriya kuboha uzamenya neza agaciro kabyo, cyane cyane mu bihe by'abanyeshuri nibwo ubona amafaranga y'isuku ukavuga ati kandi naze kubyiga mfite umwanya wo kubyiga. Guteranya umupira barangahe? Hagati y'J500 na 200 muri uno mwaka turimo 2025. Ndabaza urambwira ko wateranyiriza umupira 100 uwuboha awuboheye wenda 1000 ni urugero, ukangura ko mwahurira he? Ku munsi urateranya imipira 10 cyangwa 20 y'ibihumbi 2 cyangwa ibihumbi 4. Nurambwira ko umuntu uboha nakora imipira 10, imipira 10 hari umuntu wayikora, ariko abenshi bakora 5, 6, 4, 3, 7. Reka tuvuge wenda imipira 5 ngo ufate umupira w'igihumbi kuri 5, 5 bye ntabicyuye wowe ugacyura 2. Muri icyo gihe nibwo umenya ko kuboha bigira agaciro. Hari n'uyarenza bitewe no kuyafatanya cyangwa n'amafaranga arimo. Izi ni zavura, ivura imwe y'imbere n'iy'inyuma, zimwe zingana. Zimwe ndi buteraho riba nkazenguruka impande zose usibye hejuru gusa ndi busige. Bivuze ngo deno episode irangiriye hano, katuyisubikire hano, ahubwo episode iri bukurikire muyitegure, dukomeze zino vura tuzikore, tuze no kuzicomeka, dutere n'imashini tugere ku musozo. Bye bye rero, ndabakunda cyane. Ni Moderi Rwanda TV, ibyiza biracyaza. Iyi ni season ya 30, episode ya 8. Nkubwira ngo episode ya 9 nayo ni mukanya. Kandi ikindi umenye neza ko wakoze subscribe, make sure subscribe. Kandi ikindi ahubwo hari groupe yo kuganiriramo, groupe yo kongurana ibitekerezo y'abatayeri. Iyo groupe nagushishikariza kuyijyamo nk'umutayeri kuko haberamo byinshi nawe ubukeneye. Si ibyo gusa, hari na groupe y'amasomo nayo niwasabye kujya muri groupe nge ngushyira muri zose ni kuri iyo nimero. Ni nimero imwe utazaca ahandi, nimero ngiyo. Bye bye rero, ndabakunda. Ni mwarimu wanyu Valence, ibyiza biracyaza. Kandi nizere ko mwanyuzwe n'aya masomo, kandi mubwira ati uko nzajya mbona uburyo nkabona ubushobozi nkabona imbaraga n'amafaranga, rwose ibyo byose nzabikoresha kugira ngo ngire ibyo nabakorera hano, ngire ibyo nabereka, kugira ngo turusheho gutera imbere twese, kugera ku iterambere kwanyu. Ndabyishimiye cyane kandi